Duherukana Mukesha agira inama umwana w'umunyana ku birebana n'uburyo agomba kwirinda abamugusha mu ngeso mbi zo kwiyandarika. Didier musaza wa Tani yakomeje kwiga amashuri yisumbuye, naho Kindigita akomeje guhisha Helena aho yajyanye umwana. Ubu se byifashe biti? Mukurikira umukino. Nimureke mbanze mbashimire ku gikorwa gikomeye mumaze gukora mu muganda w'uyu munsi. Kandi nkomeza kubibutsa ko kwitabira umuganda ari inshingano za buri munyarwanda. Abataje mubabwire ko bakwiye kwiminjiramo agafu, sibyo? Hanyuma ntabwo nasoza ngo mbasezerere n'abanje guha Mukesha akanya, ngo abahe ubutumwa bw'umunsi nk'umufasha w'ingo, uduha inama zituma tugira imiryango itekanye. Murakoze cyane, murakoze rwose. Umuyobozi w'umudugudu arakoze kumpa umwanya. Uyu munsi ntabwo ikiganiro cyacu kiba kirekire, nagiteguye nkurikije inkuru numvise iri gucicikana. Yewe naha mu muganda hari bamwe muri mwe numvise muri kuyikomozaho. None se Mukeye, Yego iyo nkuru niyihe ko njyewe nta makuru mfite? nibyo ihangane ubwo nyine ushobora kuyumva n'abandi. Hanyuma rero ndifuza ko tuganira ku gukemura intonganya hagati y'abashakanye. Nkurikije iyo nkuru ndi kumva icicikana, mu by'ukuri abo bavandimwe ikibazo bagiranye ni ikibazo cyakabaye kiguma hagati yabo, bitabaye ngombwa ko umusozi wose ukimenya, sibyo? Mubona ari iyihe mpamvu abantu bagirana ikibazo kugera n'aho bishyira ku karubanda? Mukeye reka ngusubize. Yego Here, tubwire. Murakoze Mukeye. Yego Here. Mbona biterwa n'umujinya, kandi burya umujinya utuma umuntu avuga n'ibintu bidakwiye. Nibyo rwose. Yego nawe Kansiri, tubwire. Nanjye ndunga mu rya Helena. Yego. Ariko nongereho ko no kutiyubaha ndetse no kutubaha mugenzi wawe. Mwembi murakoze cyane. Rwose murakoze. Ibyo muvuze byose nibyo. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo hari abantu ntihabura uruntu, sibyo? Kuko abantu rero atari abamarayika, birashoboka ko bagirana ikibazo, ariko uburyo bagikemuramo, uburyo bakiganiraho bishobora kubagirira umumaro cyangwa bikagira ingaruka ku mubano wabo nk'abashakanye, sibyo? Ubundi burya niba mugiranye ikibazo nk'abashakanye, uburyo bwa mbere bwo kugikemura mu mahoro ni ukwirinda gutwarwa n'umujinya ngo uhutireho, kuko nk'uko Helena bivuze bishobora no gutuma uvuga ibintu bitari ngombwa, ukavuga amagambo uzahora wishinja. Murumva? Ubundi buryo bwa kabiri ni ukwemera gutsindwa. Murabizi ngo ababurana ari babiri, umwe abayigiza nkana. Wahora n'iki ko buri wese aba yumva ari mukuru? Cyane rwose Berena. Rero iyo buri wese yumva ari mukuri, buryo uw'intwara aremera agatsindwa, kabone nubwo yaba ari uri mukuri. Murumva? Kuko n'uwo utari mukuri byanze bikunze uretse kurwanira icyubahiro, nawe aba abizi ko yakoze amakosa. Hanyuma ikindi ni ukwiga kubabarira no kwibagirwa. Murumva? Twese ntituri ba miseke igoroye. Niba wumva wakwishimira kubabarirwa, nawe ugakubabarira mugenzi wawe, kandi wibagirwe, ejo ntimugirane ikibazo ngo uzure ibyahise. Yego rwose. Noneho rero ni na ngombwa kumenya aho abantu bakemurira intonganya bagiranye. Kuki mutajya ahantu hatuje muri mwenyine ngo muganire ku kibazo mwagiranye? Niko Kansiri de yabivuze neza ngo haba harimo no kutiyubaha no kutubaha mugenzi wawe. Ariko njyewe ndatsimbarara ku kutiyubaha, kuko ikibazo cyose mwagirana ugatuma mugenzi wawe agasozi kose kamumenya, burya si wowe kota gusa, ahubwo nawe n'abana banyu n'umuryango muri rusange ntibibasiga. Ndabeshya se? Gusa nanone igihe mubonye bibananiye,
mwareba undi muryango mwizeye mukawifungurira ukabagira inama bityo urugo rwanyu ntirusenyuke rugasagamba ntabarambiye rero nimureke nsoreza aha ariko twiminjire mwagafu sibyo murakoze cyane mwese ndabashimiye rwose umunyana yego mani didi uzi ko nkanze hari ibyo nari ndangariyemo mpamagaye ndatungurwa sori wanjye bitese ni sawa uvuye hese sha mu rugo bari bantumye wese ugiye he noneho nanjye mushiki wanjye Tania hari ibyo yarantumye ariko shaka akajipo wambaye karakubereye ukuntu ufite amaguru meza genda none se ni ibiki byari bikurangaje mbwira nanjye genda se nyine ntabyo mana anga nyine ko kandi wasanga ari umuhungu wari gutekereza uramenya ibyo by'abahungu se ni ibicuzanye ahubwo numvaga nimva aho bantumye ndi bukunyirosha hari ibintu numvaga nshaka kukwereka bya danje nabonye muri filime none se ko wambwiye ko nta televiziyo mufite wabibonye muri iyo filime didi umva sha ni mpamba hari ucuruza filime n'imizikere mu isantere yabinyeretse umva sha we ubwo si byo ni ibiki wabonyeye banzamo akabizo ndabikwereka yego ko amahoro didi ndebera nk'ibintu wari ukoze ibaze ko hagize umuntu utubona akandega ku babyeyi urumva ibibazo waba unteje koko ariko nawe ugira ubwoba bw'ubusa basi se waretse nimugoroba tukaza kubona nawe ugashaka ahantu twitsimba nkabikwereka ese ubwo we ibintu ushaka kunyereka bwije turi twenyine ni ibiki mbabarira muhu yewe urabibona mbabarira ntabwo byashoboka kubera niba ari ukugira ngo ukore nk'ibyo wari ukoze nonaha ndabyanze kuko nyuma yo kujya mu mihango ababyeyi baranganije bambwira ko mbaye umukobwa mukuru ko ndamutse nkubaganye nshobora gutwita bikanyica ejo hazaza ikindi kandi didi sinshaka gutakaza indangagaciro no guhindanya ubuzima bwanjye hejuru y'umuntu uwo ari we wese ubu ukuntu ntabyawe ubwo se muri bizo umuntu yatwita gute wa muturage si iki genda ushaka abanyamujyi nkawe shamunya uri umuturage pe kandi didi uriyenza ibaze utumye abantu banshungera ni ukuri reka nigendere kandi urambabaje ni ukuri sinzongera no kukuvugisha ese ubu ntabwo mba nkubona koko kabi imvune utese marigari kunyoza kunsiga ibirenge kubikuba ntubona ko noneho bitabaye umweru ngo binashishwe kubera ko mfasha kubyoga neza yaba we erega ndabibona ko ufite intege nke niyo mpamvu mba ngomba kugufasha wahora n'iki mugabo mwiza intege zo zatangiye kumbana nkeya rwose humura ntahari mugore mwiza urakoze cyane aho udashoboye rwose nzahakubera icyakora sheri guteganya imbyaro ntako bisa pe ubu umeze gutya rero sheri ureba ntekereza ababyeyi baba batwite ucutse afite umwaka umwe ibiri se uburyo aba ananiwe agahangayikishwa n'abana iterambere ry'urugo yewe kabe twabibaza neza pe cyakora byo marigo abandi batateganyije imbyaro bagera ku rubyaro rwa 3 cyangwa rwa 4 batangiye gusaza neza ureba umugore w'imyaka 35 ukamubonamo imyaka 45 ubwo se nk'uko bivuga ugira ngo umuntu yahora atya akabura gusaza vuba koko umva ngaha kiresuye imihanagure tuve mu mazi urakoze sheri ese amata niyahoze ngo mumpe ngo tomere ko numva inyota inyishe reka nze murebere wa mugari igihe twatekeye akaba yahoze ni karibu umudugudu we urakoze here gusa ubanza umbabarire kuba ntayisenze ukimpamagara rwose nta kibazo hari ibibazo byinshi muri uyu mudugudu bari bangejejeho mbere narindi gukurikirana wawe nta kibazo rwose ndabizi mama ufite inshingano nyinshi nk'ikibazo cya wa musaza n'umuhungu we bafitanye amakimbirane y'ubutaka cyo neza cyakomeje kutubana ingorabahizi ariko rero uriya muhungu arigiza nkana yewe wahora n'iki ibyo tubireke ahubwo mbwira kindi gitarihe ngo nze twinjire no muri iki kindi giti ariko nibikihere enda hano ye ariko nk'uguranya ese ni mwebwe muyobo kudakomeje ijambo wari ugiye kuvuga se nyamara ntaryo nta mahoro se ko mutugendeye bwije muyobo wa mugani ntagutindiye
tubwira aho umwana wamushyize. Ariko Helena agira amagambo. Aya magambo se. Ubwo se kone nakubujije kwibwira abayobozi ibi bintu ukoze koko nibyo. Amagambo se kindi giti. Gutabariza ubuzima bw'umwana no kugira amagambo. Suko se. Tubwira aho umwana wamushyize. Nyamara umwana ameze neza. Ubwo se murakeka ko naba naramugiriye nabi. Ni impamo y'Imana ameze neza ahantu ari rwose. Ari kumwe na nyina Mahoro. Oya. None ariko muhumura ameze neza. Akubwo ni munyumvira. Urumva yabonye abamwitaho bamugirira impuhwe kurusha Helena ubu. Muhora mwumve. Ikindi giti. Ikibazo ndi kukubaza uri kucyumva cyangwa ntabwo uri kucyumva? Ntadusubize. Mpamagara inzego z'umutekano zize zikujyana abarizo zikwibariza. Oya nawe da. Ubwo sizo nzego z'umutekano ni ngombwa. Subiza ibyo ndi kukubaza rero. Umwana ari. Natubwira. Urumva namushyiriye ababyeyi banjye. Nyine nabonye akomeje kurenganira hano Helena adashobora kumwitaho. Ndavuga reka mujyane mushyira amufitiye impuhwe. Niba koko umwana ari kwa data kuko byaba ari amahirwe. Niho ari rwose. Ariko rero kindi gituri gitangaza. Wowe urabura gutuza ngo ushyire hamwe n'umugore wawe mukuru w'umuryango wawe mushyize hamwe. Ukajya mu mafoto ukabyara hanze warangiza ukazanira Helena ngo akurerere. Ukarenga ukagerekaho ngo nta muwagira. Nyamara nta gusa kindi gi. Ngiye kubikurikirana menye niba koko umwana ari iwanyu. Nibyo. Nisanga ababyeyi bawe atari bo bamufite. Nta kindi ndi bukore uretse kuguhamagariza inzego z'umutekano. Cyane. Ni ukuri rwose umwana ari iwacu. Niba munabishidikanyeho muze tujyane mbibereke. Ndajyaho gukora iki se? Umva Here. Ndakumva. Shakira nimero ya se wa kindi giti mwihamagarira mbwire niba koko bafite umwana. Reka nzane telefone nyibahe. Koko umwana murizi ntakurwa urutozi koko. Yaba Helena yaba na Mudugudu bose bashidikanyije ku kuba kindi giti yarajyanye umwana kwa sekuru. Bazabyemera bigenze gute? Uyu mwana wese Didi arashaka kuganisha he mugenzi w'umunyana? Ntuzacikwe n'inkingi y'amahoro y'ubutaha. Ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isaa 12:15 z'umugoroba, kuwa gatatu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa kane saa 12:15 z'umugoroba. Kubacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu saa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu saa 8:30 z'amanywa. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo Ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro. Hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 079 81 13 120 cyangwa se 0788 43 52 06. Bitihise ukatwandikira kuri email. Adrese ni inkingi-2023@gmail.com. Inkingi y'amahoro. Uburyo bwa kamere bwo guteganya ibyaharo ku bashakanye burinda kubyara indahekana, abana bagahabwa uburere bwuzuye mu muryango, buca ihohoterwa buca amakimbirane, ejo hazaza igihugu kikagira abaturage beza.